yake ku munsi wa none turakinjiye aracyari Adaptive Rwanda ku bufatanye na Ron Smith Entertainment kagasohokera muri United Street Promotion Cooperative aho mukomeje kumva ni Ron Smith kuri microphone vase a big man muri studio aba yatwitse. Okay, aga filime ni kakandi Man vs B episode ni gatatu bakora yini mukobwa ni muvandimwe ntove ku bintu cyane ntove ku murongo onsanzurya cyobera nange nicyo kikola nange nicyo kuvuka nange iyo sanze amukwano ndamutereta nawe nalina omulinga na tereta. Okay, leka kavamo tutangire mfuza abadije bakora mu gihugu cy'u Rwanda mwese ndabakunda cyane kandi mbakunda by'indani ku moyo indani wowe. Hello leka vima nzira twitangira naguhamagara kuki bombe vuvula yini bakula yini. Okay, leka kava mu nzira dutangire kamwe konyine. Umugabo bamwita John Black no guturuka aho ngaho mu Bujyaja mu Bugande no guturuka Adaptive Rwanda babandi bifuza kwamamaza kuri filime dukora amagara za nimero zacu zitajya zihinduka 0788 95 wamukomeje kumva ni nyirijwi ribohora imitima ya benshi ako kajuma wumva gasenderamo hirya aho ngaho gatuje nokori rwose mba ndi kubabohora imitima mba ndimo gukora ikimana yanyoherereje gukora sha mukwana igifananyi. Hello ayigo. Okay, leka dutangire a one song to go. Vakora yini yake leka kava mu nzira dutangire.